dufashe KNC nura mudomo we abafite utumwise umutinganyi twadukoresheje kafite umudomo urusha w'abagore NIGUTE KNC yifata akagira ubugambo burenze ubw'abagore akagombora bigeze hariya ku buryo yifata agafata akazi gatunze umuntu akaza kagaca amazi bigeze harango n'uburayi nta mugabo ugira umunwa nta mugabo ugira umudomo umugabo ugira umudomo rero naha wataniye n'umutinganyi. Ibi none turabyita iki? Witwa Jacky numwe mu banyarwandakazi bazwi cyane hano mu Rwanda kuvuga nkoranyambaga. Dore ibyo yatangaje amenya umuceri noneho avuze kuri KNC avuga yuko ibyo avuga abona bisa nko kuvuga ubusa ndetse ibyo yamuvuzeho byinshi bigaragaza yuko yamurakariye cyane nyuma y'inkuru zigiye zitandukanye zagiye zicicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko KNC rwose yakomeje kunenga abakobwa by'umwihariko igitsina gore gikora ibijyanye no guhostinga avuga ko ntawe itaniye n'ibyitwa uburaya bigaragara hirya no hino mu gihugu. Ese witwa Jacky kubera iki yamurakariye cyane ndetse akavuga yuko abantu b'abagabo bavuga biriya we abona basa nkaho ari abatinganyi. Muri make avuga yuko ibintu bavuga babivugishwa nuko nubundi nabo bakora ibijyanye n'ubutinganyi. Nyuma y'uko rero witwa KNC Kakuzankoreza Charles atangaje yuko abakobwa cyangwa se igitsina gore kigaragara mu bijyanye no guhostinga bisa nkaho nubundi baba bakora uburaya, na Jacky nawe yamusubije avuga yuko nawe abagabo bavuga kuriya nabo baba bakora ibijyanye n'ubutinganyi. Ngayo nguko reka rero nkubwire ngo kandi subscribe tubane gatanu ku kanda amakuru y'imyidagaduro ndagutamo uko bihagije. Ni bombe amakuru yo ni menshi. Reka rero nkuramburira ukuntu byifashe nkubwire ukuntu bimeze. Wowe bana natwe udugitekerezo muri comment n'amakuru yifuza kujya wumva tuzaguha gatanu ku kandi. Uyu Jacky yagiye amenyekana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro bigiye bitandukanye mu magambo ye ashize amanga cyane yuko akunda kuvugisha ukuri akenshi ku ngingo zigiye zitandukanye. Siwe gusa kandi n'abandi bakobwa bagiye batandukanye hano mu Rwanda by'umwihariko abagaragara muri kino gisata cyo guhostinga mu mabari cyangwa mu tubari cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye bagiye bagaragaza reaction zabo ku magambo witwa KNC yari yatangaje. Icyo gihe witwa Muyango niwe akenshi bagiye bagarukaho bavuga yuko ari wo wabwirwaga cyane yuko ari wagiye ugaragara muri no bikorwa byo guhostinga mu tubari ndetse no mu bindi birori bigiye bitandukanye by'umwihariko by'ahantu habera ibijyanye no kunywa inzoga cyangwa se kubyina ndetse n'ibindi bijyanye nk'ibyo ngibyo. Witwa Muyango we yatangaje yuko ntacyo yabivugaho kuko KNC ushobora gusanga uburyo yabivuzemo ari ku giti cye ndetse afite nuko yabibonye ariko yenda uko yabibonye byaba atari ko bimeze kuko we nk'umuntu ubikora atangaza yuko we abona atari uburaya kuko nawe ubwe abikora kandi akabona nta ngaruka byagira mu gihe bisanzwe bizwi yuko ibijyanye n'uburaya ari ibintu bishobora kuba byagira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Yongeyeho kuvuga ko nyamara atigeze amumentioninga ari no mpamvu atagira ikintu amusubiza kuko arabaye yamumentioninze aribwo yagira ikintu amubwira mu by'ukuri. Rero yavuze ko uwitwa KNC ibyo yavuze ariko abibona ariko we nk'umuntu ubikora atari ko abona biri. Witwa Jacky we ntiyari ahubwo yavugisha ukuri avuga yuko uwitwa KNC Kakuzankoreza Charles wavuze aya magambo ari umuntu w'umugabo abona asa nkaho yavuze ubusa. Yavuze mu magambo akomeye ubwaganaga n'igitangaza amakuru cyangwa se televiziyo yitwa Huza 150 TV kora ku rubuga rwa YouTube avuga yuko ibyo yavuze byose atigeze byishimira na gatoya ndetse ku giti cye abona umugabo uvuga amagambo nkariya ku giti cye nawe ubwe ashobora kuba akora ibijyanye n'ubutinganyi. Ati nyamara ntutwite abantu bakora uburaya ngo nuko duhostinga buri wese afite uburyo yishakiramo amafaranga, nyamara nge iyo ndebye umugabo uvuga ubusa nkawe mbona nawe ushobora kuba ukora ibijyanye n'ubutinganyi ahubwo ushaka kutwihishamo uba wabuze icyo uvuga. Ibyo rero akaba ari amagambo akomeye cyane witwa Jacky yavuze cyane yuko tumuzi ko ku mbuga nkoranyambaga atajya ariherana akenshi akunda kuvuga akari ku mutima. Abenshi bavuga ko witwa Jacky n'ubundi mu magambo ye byumvikana ko avuga nk'umuntu wakuyeho utagifite icyo yitayeho. Ese wowe urumva Jacky amagambo yatangaje kuri Kakuzankoreza Charles harimo ikinyabupfura gike, harimo kuvugisha ukuri? Ese ibyo yavuze wowe nawe niko bibona cyangwa se KNC ibyo yavuze yararengereye bituma abakobwa benshi bigarangara cyangwa se bisanga mu murimo nk'uyu nguyu barakara kubera ko nabo ariho bakura amaro? Reka tubitegereze tuze kuba tureba kuri iyi ngingo. Witwa MC Nario ni umwe mu banyamakuru bakomeye cyane hano mu Rwanda akaba umu MC ndetse nawe akaba akora ibijyanye no guhostinga ariko nk'igitsina gabo.
icyo nakubwira witwa MC Nario we yatangaje yuko KNC yakabije kuvuga amagambo nkariya kuko ibintu byo guhostinga hari benshi bitunze, ndetse avuga yuko yaba yarabizi yuko niba nafite akabari cyangwa se afite ibikorwa bijyanye n'utubyiniro n'ibindi nk'ibyo ngibyo atabasha guhemba rimwe kabiri gatatu umukobwa hostinga by'umwihariko nka Muyango kuko baba bahembwa n'amafaranga menshi cyane. Yaravuze ati witwa Kakuza Nkuriza Charles nubwo yavuze biriya ndamya ntashidikanya yuko atahemba abakobwa bahostinga kuko bakenera amafaranga menshi kuko baravunika kandi bagakora akazi kagoye. Ariyo mpamvu rero avuga yuko we ku giti cye abona guhostinga nta buraya buba burimo, ahubwo ari uburyo bwo gushaka amaronko nk'uko n'undi wese yakora akazi runaka ko gushaka amaronko. Ibyo rero akavuga ko nta cyaha kibigize, ndetse buri wese afite uburenganzira bwo gukora akazi ke katagize uwo kabangamiye mu gihe ntacyo kangiza kugira ngo abashe kubona amaronko ngaya ngoko. Nyamara sibo gusa, witwa DJ Brian we yihaye abantu babi Burayi abazwi nk'abadiaspora baba mu mahanga cyangwa se ku mugabane w'Uburayi, nyamara ngo nta kintu baba bahagaze. DJ Brian Natasha abangaba bavuye ku mugabane w'Uburayi aho bari baragiye gusura bamwe mu bakunzi babo bagiye batandukanye mu bikorwa barimo byo gusura abantu bafana cyangwa se abafana babo bo hirya no hino ku isi. Nyuma rero yo kujya ku mugabane w'Uburayi bagasanga abadiaspora bagiye batandukanye bagiye babizeza ibintu byinshi birimo kubatembereza, kubasohokana ndetse no kubitaho bakabafasha ku mugabane w'Uburayi mu bintu byinshi batarabasha kumenya. Nyamara ntabwo ariko byagenze. Witwa DJ Brian akigera mu Rwanda nyamara yahise atangaza yuko we atari ko bimeze. Nyamara Tesha yari yaje kare ariko we nta kintu yarigeze atangaza. Brian we yamennye umuceri avuga yuko abantu baba baragiye ku mugabane w'Uburayi nta kintu baba bariho, nta kintu baba bahagaze, ndetse batazigera babakanga kuko niyo baje mu Rwanda bagatembereza umuntu cyangwa se bakamusohokana biba ari iby'igihe gitoya kubera ko nta kintu baba bahagaze. Nyamara ku mugabane w'Uburayi ho ibyo bakubwira si byo bagukorera, ahubwo avuga ko ari abantu bo kucyatsa gusa. Ese wowe hari umuntu w'umunyamahanga cyangwa se umuntu wibera hanze ariko witwa nk'umudiaspora mwigeze muhana gahunda akayica? Ese ibyo DJ Brian yavuze we urabivuga iki? Urabona haba harimo kuri kwinshi cyangwa se harimo gusebanya bitewe n'abantu bagiye bahura? Ese koko abadiaspora bose tubafate muri uwo mujyi uko nta kintu baba bariho ahubwo baba bari kubeshya beshya? Reka tubitega amaso tuza kugenda tureba ibyo ari byo. Witwa Tesha we umaze igihe waraje hano mu Rwanda nta kintu igeze atangaza kuri ibi ngibi, ariko abenshi batangiye kuvuga yuko bishobora kuba bifite ukuri kuko ababa baragiye hirya no hino mu bihugu byo ku mugabane w'Uburayi akenshi batakunda kugaruka cyangwa se n'abagarutse bakagaruka mu buryo butuje bwishe, nyamara utamenya uko byabagendekeye, utamenya n'icyo baba bakora hariya hakurya. Ese wowe ku ruhande rwawe ubona umudiaspora w'inshuti yawe wamubwira iki? Ese aka kanya ubona umudiaspora w'inshuti yawe uzi icyo akora? Ese waba uzi neza ko iyo aje mu Rwanda ibyo akugaragariza koko ari nako abayeho ku mugabane w'Uburayi? Abenshi bavuga yuko uko baba babayeho hariya ari uburyo bwo guheza ndetse ari uburyo bunagoye, ahubwo baba banga kugaruka iwabo mu gihugu cyabo nta kintu bahagazeho. Nyamara abantu baba bari mu Rwanda cyangwa se baba batuye mu gihugu babazi ko bari abantu bakize bafite amafaranga menshi. Ese DJ Brian yavugishije ukuri cyangwa se abo yahuye nabo ni abataragira icyo bageraho cyangwa se bataragafata, ariko nyamara ubuzima bw'abadiaspora atari ko bumeze muri rusange? Reka tuze kuba tubitega amaso turebe ibyo ari byo. Nyamara reka dutegereze, hari n'andi makuru menshi cyane bombe ku yindi. Reka mubwire ngo kanda subscribe tubane gatanu ku kandi, amakuru y'imyidagaduro aba ari menshi ariko tunyura